Haleluya. Ndabashuje bene data abakunzi ba Naweza TV. Uyu ni wa munsi kandi Uwiteka yaturemeye. Umwami Imana ni mwiza, aradukunda twitaho, atugenera umwanya mwiza wo kuganira ku jambo ry'Imana. Nubwo ibihe ari bibi, nubwo ibihe bikomeye, nubwo tutagera mu nsengero, ariko Uwiteka ni mwiza, aradutekerereza kandi akamenya ibidukwiriye kuko Uwiteka akunda abana be. Haleluya. Wari uzi ko Uwiteka gukunda mwene data? Yesu nashimwe cyane. Umwami Imana rero abaha umugisha, mugubwe neza mu kubaho k'Uwiteka, aho uri aho mu rugo wicaye, fata Bibiliya yawe, tugeze mu mwanya wacu wo kuganira ku ijambo ry'Imana kandi wumve yuko Uwiteka yagutekerereje ibyiza. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Reka dutangire gahunda yacu rero y'uyu munsi twiragiza Uwiteka. Turagushimiye Mana yacu, Mana nkuru, Mana nziza, Mana y'icyubahiro, Mana y'urukundo n'imbabazi nyinshi. Wakoze Mwami Imana kuturinda, wakoze kutugirira neza, utubera amaso iminsi yose Mwami, uraturwanirira, uradutabara. Kuba tukiriho n'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe kuko hari benshi badusize tubareba kandi twabakundaga Mwami. Twebwe rero kuba tukiriho nuko hari umugambi wawe ku buzima bwacu. Tugushimiye rero aya mahirwe uduhaye yo kuganira ku ijambo ryawe. Vugana n'ubwoko bwawe Mwami, Mwuka Wera w'Imana, turakweguriye gahunda yose kugira ngo utegeke kandi utuyobore. Imitima yacu turayikweguriye kugira ngo tugirire neza, tubone neza yawe kuko ni wowe duhanze amaso kandi nawe byiringiro byacu. Mwami Imana, ntihagire usubirayo uko yarameze, ntihagire usigara uko ijambo Imana rimusanze, ahubwo twese twuzuzwe kandi dusubizwe mu ibyiringiro binyuze mu ijambo ryawe. Izina ryawe nirishimwe Mana, habwa icyubahiro n'ikuzo. Ntihagire umuntu wese uhabwa icyubahiro, ahubwo icyubahiro kikugarukire wowe, twizeye kandi twiringiye, wowe waturemye kandi udukunda Mwami Imana, kandi umugambi wawe akaba ari mwiza ku bugingo bwacu. Izina ryawe nirishimwe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Haleluya, haleluya. Nkuko tubivuze rero, turyoherwe kandi tunezerwe mu kubaho kw'Imana. Ibihe urimo ntibigusharirire ngo wumve utagishaka ijambo ry'Imana, ahubwo ibihe urimo bigusunikire gushaka Imana cyane, bigusunikire kwegera Imana cyane. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo haracyariho kugirirwa neza n'Uwiteka. Haleluya. Nshuti yanjye, nubwo ubona ibihe bikomeye, nubwo ubona ibihe biruhije, nubwo uri mu byago n'amakuba bitandukanye, nubwo uri mu biteye ubwoba byinshi, si nawe wenyine biteye ubwoba, biteye ubwoba isi yose, nubwo isi isa n'icuza umwijima ahantu hose, nubwo imiborogo ari myinshi, nubwo akaga n'agahinda ari kenshi, nubwo abacu bari mu bitaro barembye ari benshi, n'abapfa ari benshi, abaducika ari benshi tukibakunze, nubwo ubona bimeze bityo, nubwo bimeze bityo mwene data, haracyariho kugirirwa neza n'Uwiteka. Ibyiringiro ntibigushiremo, ntiwumve yuko birangiye. Hoya, nubwo bimeze bityo, nubwo biruhije, ibihe biruhije kandi biteye ubwoba, ariko naje kukubwira ngo haracyariho kugirirwa neza n'Uwiteka nubwo bimeze bityo. Haleluya. Yesu wacu nashimwe cyane. Ndagusubiza mu imbaraga nkubwira ngo haracyariho kugirirwa neza n'Uwiteka. Komerera ku Uwiteka, ongera umwizere, ongera wambara imbaraga zo gushaka Uwiteka, ongera wambara imbaraga zo kumwizera no kumwiringira kuko haracyariho kugirirwa neza n'Uwiteka. Haleluya. Ntabwo byarangiye, Uwiteka aracyari ku ngoma, Uwiteka aracyicaye ku ntebe y'imbabazi. Haleluya. Yesu wacu nashimwe cyane. Reka rero dufate Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku ijambo riri mu gitabo cya Yobu, ibice 14, umurongo waho duhere ku murongo wa 7 tugeze ku wa 9. Erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome, nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gitoya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Haracyariho kugirirwa neza n'Uwiteka. Ubyibuke ko ariko twavuze ijambo ryacu riratubwira ngo haracyariho kugirirwa neza n'Uwiteka. Ndakubwira wowe ubona ko byarangiye, ndakubwira wowe ubona ko byakurangiriyeho ubuzima buhagaze, ndakubwira wowe utakigira umunezero n'ibyiringiro, ndakubwira wowe wumva waracitse intege utakizera Imana, ndakubwiye ngo haracyariho kugirirwa neza n'Uwiteka. Haleluya. Adusomye ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya Yobu, igice 14 umurongo wa 7 kugeza ku murongo waho wa 9. Haratubwiye ngo erega haracyariho, ngo erega hariho
ngo rega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome. Haracyariho ibyiringiro mu buzima bwacu bene data, haracyariho ibyiringiro. Igiti iyo gitemwe kirongera kigashibuka. Yesu nashimwe cyane, kirongera kigashibuka ndetse ngo kikagira amababi nk'ay'ibitontome. Yesu nashimwe cyane, iyo gitemwe kirongera gushibuka kandi kikajya ngo kikajya kugira amashami y'ibitontome. Yesu nashimwe. Haracyariho ibyiringiro. Igiti cyaratemwe cyangwa igiti iyo gitemwe kikagaragara ko ibyacyo birangiye, kikaba nta mababi kikigira, kikaba kigaragara nta mashami, umuntu akabona ko iby'icyo giti byarangiye, wenda aho cyari kiri mu murima cyangwa ku gasozi ukireba akabona byararangiye, cyaratemwe, ndetse ngo n'umuzi wacyo ugasazira mu butaka, mu mukungugu hasi, mbega kikamara igihe cyaratemwe, ibyacyo byararangiye, n'abahita bakagisitaraho, n'ufite umukungugu akakihanaguriraho, ufite ibyondo imvura yaguye agahita akakihanaguriraho, kubera yuko gisigaye ari igitsinsi kiri aho, ntabwo kikiri igiti, ntabwo umuntu yacyugamamo izuba, ntabwo umuntu yacyugamamo izuba bambe imvura. Yesu nashimwe, nta gicucucu kiri kuri icyo giti. Icyo giti kiragaragara ko nta mumaro, ntacyo cyaba kigikora, kikagaragara yuko ibyacyo byarangiye. Haleluya. Ariko Yesu nashimwe cyane ngo iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka. Iki giti iyo cyumvise amazi mwene data kirongera kigashibuka. Haleluya. Iki giti cyagaragaraga ko ntacyo kizashobora kongera kumara, cyagaragaraga ko nta gicucucu cyatanga ngo abantu bugamemo, ngo izuba cyangwa se imvura, abantu babona nta mumaro kigifite mu murima wenda aho cyari kiri. Ariko nkubwire mwene data, naho umuzi wacyo waba usaziye mu butaka, naho cyaba kimaze igihe cyaratemwe, ariko iyo kigize amahirwe yo kubona amazi, wenda imvura ikagwa gusa igatonyangira kuri cya giti, ngo umuzi wacyo urongera ugashibuka. Haleluya. Kikongera kigashibuka, kikongera kigakura, kirahembuka, kikongera kigakura, kikongera kigatangira kikagira amashami ngo nk'ay'ibitontome, kikongera kigakura, kikagira umumaro. Abantu bakongera kugamamo izuba, abantu bakongera kugamamo imvura. Kubera iki? Kubera ko igiti cyumvise imizi yagezweho n'amazi, iratangira irahembuka, igiti kiratangira kirashibuka, kiratangira kirakura, amashami arongera aramera, ngo arashashagirana, amera neza. Kubera iki? Kuko cyumvise amazi, cyagezweho n'amazi, imizi yagezeho amazi. Haleluya. Ngo iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka, kigatoha nk'igiti kikiri gitoya. Iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka, kongera kigatohagira nk'igiti kikiri gitoya. Kubera iki? Kuko cyumvise amazi, cyahembutse, imizi yacyo yahembutse, cyongeye cyashibutse, kiratangiye kirakuze, kiratangiye amashami araje, kiratangiye kigize umumaro. Abantu baratangaye bati cya giti twari tuzi ko ibyacyo byarangiye, kirongeye kirashibutse, kigize umumaro, kigize amababi ameze gutya, kiteye amabengeza, kirasa neza. Haleluya. Mwene data, ndavugana nawe wari utakigira ibyiringiro, wumvaga ubuzima bwararangiye. Humura, komera, wirebe ibyabaye ku bandi ngo biguhahamure. Wowe uri udasanzwe, urisa, uri uw'agaciro, uri ikinege k'Uwiteka. Ibyo yibwira kukugirira ni byiza. Hembuka, haracyariho ibyiringiro, haracyariho kugirirwa neza n'Uwiteka. Iri jambo rikubyutse rigukomeze, wumve ko Uwiteka ari mu ruhande rwawe kandi umugambi wari mwiza. Haleluya. Haracyariho ibyiringiro rero mwene data, ndagira ngo iri jambo rikubyutse kandi wongere urisomo risubiremo, riguhembure, rikubyutse, wumve ko Uwiteka ari inkomezi zawe. Naho urugo rwose mwaba mwarwaye, iki cyorezo cyabagezeho, mumenye ngo haracyariho ibyiringiro. Ibikomeye ni byinshi, ariko haracyariho kugirirwa neza n'Uwiteka, haracyariho gutabarwa. Ndagusabye ngo wongere usubiremo rino jambo, twongere turisome kandi uryumve, uryuze, uritekerezeho, urikomereremo, urisengeremo, urihanuriremo. Hanurira ubuzima bwawe, wowe warurembye, wowe wari umeze nawe, wowe ufite abarwayi bameze nawe. Hanurira muri iri jambo uvuge ngo haracyariho ibyiringiro, haracyariho ubuzima, haracyariho kubaho. Uwiteka ibyo yibwira kungirira ni byiza, umuryango wanjye ibyo Uwiteka yibwira kugirira ni byiza. Sinzi ko waryumvise neza rino jambo. Yobu ibice 14 guhera ku murongo wa 7 kugeza ku wa 9. Erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome.
nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gitoya. Yesu nashimwe cyane. Ngo nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka, yego wenda nawe umaze igihe mu bibazo, yenda korona yagusanze wari ufite n'ibindi byinshi wari urimo, nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka, mbega umuzi wacyo watinze mu butaka, cya giti cyatinze mu bigeragezo, cyatinze mu mapfa, cyatinze kubona amazi ngo gihembuke gishibuke, cyaratinze. Wenda nawe utinze mu bigeragezo, wenda nawe utinze mu byago no mu makuba, wenda nawe urapfushije, none urapfushije, ejo urapfushije, amakuba abaye menshi, ibibazo bibaye byinshi, intambara zibaye nyinshi, yego bitinzemo birambyemo, ariko iri jambo niryo rije kuguhembura. Wenda iri jambo niryo rije kukubyutsa, iri jambo niryo rije kukubera inkomezi n'ibyiringiro, iri jambo niryo rije kukubera imbarutso yo guhembuka no kongera gukomerera kuwiteka, nkuko kino giti cyumvise amazi kigahembuka. Haleluya! Iyo cyumvise amazi kirahembuka. Iri jambo riguhembure, iri jambo rigukomeze, iri jambo rigusubizemo intege mu izina rya Kristo Yesu. Haleluya! Imana yawe irashoboye. Inshuti yanjye, ibuka ko hakiriho kugirirwa neza n'uwiteka, ntabwo byarangiye, haracyariho ineza y'Imana ku buzima bwawe. Uwiteka gukomeze kandi akwishimire. Reka rero dusenge. Bakunzi bacu ba Naweza TV, mukomerere kuwiteka. Ibi ni ibihe byo kwiringira uwiteka, haracyariho kugirirwa neza, ntabwo byarangiye. Uwiteka arakicaye ku ntebe y'imbabazi. Haleluya, haleluya. Turagushimiye Mana yacu, Mana nkuru, Mana nziza, uri Imana y'icyubahiro, uri Imana y'urukundo, uri Imana idukunda, uri Imana itwitaho. Turagushimiye kubwira ijambo ryawe ryiza Mwami, ijambo ridukangurira kumenya ko hakiriho ibyiringiro, kumenya ko ibyo utugambiraho ari byiza, kumenya ko utadusize kandi utaturetse. Mwami Imana shimwa, habwa icyubahiro n'ikuzo. Abakunzi ba Naweza TV bose barengerwe nawe, ukuboko kwawe kwiza kubarwanirire mu ntambara nyinshi Mwami Imana barimwo zituma ibyiringiro bikama muri bo. Bongere kumenya ko hakiriho ibyiringiro byo gutabarwa no kugirirwa neza, kandi nzi kuri inyuma y'ijambo ryawe Mwami ugiye kurengera no gutabara no kubyutsa abari baguye ndetse n'abari barembye Mwami, ukabazahura, ukabasubizamo ibyiringiro, ukabasubizamo imbaraga, tugakomera tukagukorera. Kandi tuzi ko ibi bihe bizarangira Mwami, tukongera gushima izina ryawe, tukongera kuguhimbaza no kukurata no kukubyinira no kugutambira. Mwami turabyizeye, tuguhanze amaso, uro kwizerwa, ntuhinduka, nta n'agacu ko guhinduka ufite. Abakunzi bacu rero bagirire neza. Mana tabara isi yose, tabara igihugu cyacu. Uwiteka hoza abarira, gaburira abashonje, rengera abarengana Mwami. Manura imbaraga zawe nyinshi zihagije gutabara ubwoko bwawe hirya no hino. Isi nibiyuzuye n'ibyawe, nzi neza kushobora byose, nta kirogoye imigambi yawe. Urakoze Mana, kumvise gusenga kwacu, icyubahiro no guhimbazwa n'ibyawe Data, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Shalom shalom bakunzi bacu, murushizeho gukurikira Naweza TV no gukora subscribe, muzahasanga byinshi byiza, ijambo ry'inkomezi kandi ribafasha muri